nawe nabanze yumve ko ari umugabo mama byose ndi umugabo kandi nagutunze mabere nuko ngiye kuvuga ikintu kibi kandi abantu bajya bakatinda kanyoko washyize siransi njye ako kantu kari kunsakuriza senzo vuga icyo usigaye utukana cyane agacyari ko ufite touch kame kugasakuriza sinjye wayiguriye nyine yishyire vibrere cyangwa yishyire siransi iyo touch bazongeye bayibe ntukabeshye nta bintu byawe uriya muntu umuzana njye nari mari kariya kajwi njye nigeze mpamagara kandi ntiyakwishyuye yanyice niza kakajwi hari amafaranga wigeze uma uza gusohora ibintu byawe we kakajwi wo muri Amerika uya ni nundi mugabo bita kakajwi abavuga nk'umuntu ngo sinzi ko navuga kajwi ntazi ko kameze twebwe twamwise kakajwi ntabwo ari kakajwi wo muri Amerika bwo kakajwi wo muri Amerika ndamusuhuje cyo kuranza vuyo njye nkabona n'umuntu kabisa ushaka kuzatera imbere ukumva akavuga ati nanjye iyo modoka nawe akayigura akaba ahantu hasa neza ose Patera afitiye modoka ariko urabona ko ashaka kuzayigura ariko aracyari muto uyu urimo kumutunga bura Patera uzi ko ari umwinjira ubwo rero yaba ari ndongora njye nari nzi ko abirabura aribo binjira n'abazungu musigaye mwinjira by the way tuye tubimenye aho se wowe uranyita ngo ndashaje ntabwo wamutegeka iso wanyu kwa munyamakuru ndashaje gute anzovura ashaje pe nese ku cyese yanyemeye nimba nari nshaje weza ko atemewe w'umusore nase njye nari muzi mwaze gute kigisamo nacyo wari uzi cy'umunyamakuru ibaza heruka iwanjye yisukisha asa neza reba none asigasa ntabwo njye uzi impamvu njye we nakubeshye ko nayigiye ariko ngiye nkunda na Breba ntayo wigeze kwirya rimwe urahitwa njyewe ndayigi wowe urahitwa oya njye ndayikunda wagiye oya njye ndayikunda oya uranambeshye wamazemo shado urambeshye ntabwo urambeshye ntabwo ujya urya bayi marigarine Breba wigeze wirya he ndovu kuguha naguha ari kugira amagambo sika na boss babakoresha gutya nabo bajya kubikora ko se bativuga ibi watubwira boss badukoresha bagiye kubikora nabyo nzi bavuge nabyo nzi ni wowe mvuze ndovu ni wowe mvuze ugira umunwa ugira umuntu gusa ntugapfuka umugabo ufite ako gwasi kakajwe uvuze kuko yokeje dusabe afite umugorwa muri Amerika nimba afite umugorwa muri Amerika akaba atangiye kuzabotsa twose se turi brushette turi inkoko murenze brushette nzovagira umunwa nawe ugira umunwa ariyenza afata supagura umunsi kabika mu tankomba mu uzayishyira we gahambirwe we Noheli urashaka wewe cyo genda gahambirwe Noheli umwisimuka bakakwicurica ibaze na saa 8 z'ijoro ni wasokunyara mu ibase ibaze ubanye ahantu bari kunyara guje ngo kunyiza ubwo bugira inde ubwo buhise we ngende umugore ibaze wogeze nyara mu ibase geke Yesu we ubutangiye kubisebye nanjye mvuga ibindi unyara mu ibase rwose nanjye mvuga ibindi urabizi kandi bazi none igipangu cya Nzovu uzi ipangu bya Nzovu iyo umuntu ansebeje oya nukuvuze oya uzi impamvu Nzovu nukuvuze ngo wandwanirira kandi ntabwo wabishobora kundwanirira kubera iki ibaze afite ibipangu bifungwa ibipangu ahantu habiri ariko ibaze gusoka bakagira ubwoba afite ibase hariya ahita yitongerezamo da nanjye ko wataga wasinze ukaruka hirya ya matora kuri ya matora yawe ukaruka umukozi akarubikora mu gitondo nawe kuki utashaka nibaza ari ukuruka no kunyara mu nzu wenda kuruka no kumuntu aba yanyweye ahubwo uzibirutse hoye ibirutse biranuka erega bane nduka buri munsi njye ntabwo nduka buri munsi ariko wowe unyara mu nzu buri munsi tujuru icyo gihe no kunsebye nzavuvugisha ukuri ariko biramaze imba nayinyayemo ibase n'iyanjye inzu njyo ikodeshagamo ndamaze mba nyara mu ibase wese ko yinyaragamo njye nawe nyara mwira base yawe wagenda wazanabaze tenya imana urahira niyo nyara mwira base yawe nzavuga wanyaraga mukize wanyaraga mukize nari mfite ka kanuza keza kaguri 7,000 agashyira ku hepfo y'umusego ariko ese wowe ibirimo byarakora ngo ushaka kubyemera oya vugisha ndavise nemfite akadabo kanje kakandi 7,000 keza ese ko nanyaraga mu base ndo wazimenaga inde si wowe inde wowe ndafu naguye nkumenera inkari ese ni umukozi inde umukozi wazimenaga ndetse ndemena inkari zawe uziko njye nkunda guhamagara uriya mukozi ubu namuhamagara nka cyo parire muhamagara ariko ubundi tutamazimwe ni yarago ndemena inkari zawe pe namena muhamagara inkari niwe wazimenaga Esther vugishwe dutandukanye njye nabari igihe tumaranye dutandukanye ntabwo uraryama n'umugabo reka
nimba ubeshya Imana iguhana sha ntago ndaryamana nabo nimba ubeshya Imana iguhana nabo ndaryamana nabo Imana iguhana Imana iri cyo ariko Imana iguhana nawe ucika amaguru ngiye dutandukanye ngiye maze kuryamana n'inda zigeze muri zingahe ngewe nzavugisha ukuri ari nimba tukimara gutandukana ukaba wararyamanye yewe nibwo nabaye Imana isugi iguhana ubu nabaye isugi Imana iguhana kandi ako kantu nzabona nkakubwira agake paka ibintu byose bivuga ariko hari ibyo mvuze se ndabasuje kandi mbahaye ikaze nitwa Babi Gikomangoma banyarwandakazi mukomeze gukora subscribe kuri Amuzozi TV show tubaye ikaze ndi kumwe na Nzovu nkaba ndi no kumwe na Esther Nzovu amakuru ni meza umeze neza ntago meze neza umujyi wa Kigali izuba ririmo kuva ni kumwe n'imbwa gahanga birizongurame n'imbwa gahanga kanyoko washyize siransi njye ako kantu kari kunsakuriza se Nzovu kuki usigaye utukana cyane agacyari kuko ufite touch kamo kugasakuriza sinjye wayiguriye se nyine yishyire vibrate cyangwa yishyire siransi iyo touch bazongeye bayibe ese barayibye cyangwa yarasinze arayoberwaho yayitwaye oya barayibye ntabwo nari nasinze nari ndi muzima wari uri muzima mwibyo twe turi ahantu bitakunganje urakunganje abajura kubi kandi n'ubundi mbona hakunda kubi tuyihamagaye baratanga nomero compose mwa abantu mwe mwiba mwaze muza niba mukibiza imbwa za gasuku mukazitwara aho Nzovu usigaye ukomeye ariko nanone usigaye uciriritse reba Esther wagize umugore nanone muracyagendana sha neze namugize umugore turabana mu nzu imwe ariko nanone tugomba kugendana tujya gutandukana nta kibi cyane nawe cyabaye kandi barahamagara abanyamakuru bakaza bakansorera ibintu wowe n'uburacyakunda ntukabeshye nta bintu byawe uriya muntu umuzana njye nari mari kariya kajwi njye nigeze mpamagara kandi yakwishyuye ntiyakwishyuye yanyice niza ka kajwi hari amafaranga wigeze uma uza gusohora ibintu byawe we kakajwi ko muri Amerika uya ni n'undi mugabo bita kakajwi abavuga nk'umuntu ngo sinzi ko navuga kajwi ntazi ko kameze twebwe twamwise kakajwi ntabwo ari kakajwi wo muri Amerika bwo kakajwi wo muri Amerika ndamusuhuje kakajwi ni wo ku Gitega hafi y'umurenge wa Gitega ni watuye ni umunyamakuru ako sha Esther yabaye mwiza Esther yabaye mwiza pe so kubeshya ntujye umubona ukamera amaritiro make ukavuga ngo uyu mugore wamunsubiza oyo ako subundi Nzovu arafuha uzi kuntu mukanya mpobeje ta fan peture umva umutwara ukambije umvaza gake naga ngo fohe Nzovu vugisha ukuri bose n'abantu bose savuga ngo isuku nturi kumwe na Pateri senza mufuhira kandi ufu naguze Nzovu Pateri ajyaho waci naguze babo nyine mba narabasigarije waramusigarije ibaza ibintu ejo byabyukije Nzovu uko n'undi muntu wese uwo ari we wese ushaka kuzayo azazaje kurya ibyo wasigaje iryo jambo nzari kuvuga kugeza gupfa kwanjye iyo nubwo yashaka umugabo nzabivuga uzaba waramusigarije wajya ugira ibanga abagabo bose ibyo bakoze ni mpaka ajya kubyigamba uzabanza umpa amafaranga urashaka angahe basi wabona yumpase oya narimbwira nzaguhe urajya kugura telefone nkagushyiraho 30 nayo wankiriyeho sha Imana izaguhana kandi Imana izaguhana ako Esther ko Nzovu yaguhaye umutima akaguha urukundo rwe akaguha n'umwanya n'amafaranga sare Nzovu se nyakora nini yahahaga si yari yatangiye no arabyemera se Nzovu ngiye kamubwira nari umugabo narahashye Nzovu kamubwira ngiye ko naramushimiye byaranarangiye kandi naye harabamuzanye ukumva abanzanye ni bandese nyine ari umuntu nigeze ngira yakuzanye ngo ubere umugore rebiriya isanande na Pateri nawe na Pateri igenda oya none Pateri ntabwo wamwanga bigeze aho ngaho nese Pateri ntabwo nyamutse twanavuga ibaze mu ikintu cyamubyukije ahamagara Pateri kombyibageza yaravuze ngaro ngo wabimenya ngo ibya Esther undi ngo hoya ngo Esther ngo gukina gutya barabara amuvuga ibintu by'amagambo mu gitondo saa 12 umuntu ukiryamye siko Nzovu ajya afite imyaka 5 cyangwa 2 bameze nk'umwana nyine urarana ikintu akavuga ati nzakibwira papa wanjye Nzovu yaravuze ngo kubika ibanga wahita imyaka ingahe watunzwe n'umwana we wari umwana se
indezi umwana hoya njye ndi kuvuga Mm. ukuntu nyine ushishikazwa no guhamagara usenya ikintu cy'umuntu usenya bundi rwa rugo rwa na pateri ruriho koko naruriho rumeze nka tuba tuvuga yuko tumeze namwe muba mumeze kuriya. Esther nk'umuntu wabanye na Nzovu niki kintu ubona Nzovu abura kugira ngo yubake agire urugo rukomeye rushikana? Nzovu bashaka kuba baramuroze. Nzovu nibyo nigeze njya mu bapfumu ko ari wagiye mu bapfumu njye se nagiye mu bapfumu gukora iki ntabwo wowe wararozwe njye ntabwo narozwe niyo nase mpamvu reba Nzovu ushaka kumwe ati Nzovu reka cyo kuza Nzovu yo njye nkabona ni umuntu kabisa ushaka kuzatera imbere rukumva akavuga ati nanjye iyo modoka nawe akayigura akaba ahantu hasa neza ubuse pateri afitiye modoka ariko urabona ko ashaka kuzayigura ariko aracyari mutoya aracyari muto uyu ni urimo kumutunga buriya pateri uzi ko ari umwinjira ubwo rero yaba ari ndongora njye nari nzi ko abirabura aribo binjira n'abazungu musigaye mwinjira by the way tube tubimenye pateri nta mugabo ukurimo n'abazungu nabo Pateri afite aho abana nanjye mfite aho ngiye turateretana turakunda ntabwo ari umugabo amakondane bikere. none se Esther tutabeshyanye sibyo wowe kuki utigeze wabonye izo nenge kuri Nzovu ntumufashe kugira ngo zikemuke byibuze mubane mugira urugo njye nagiye uretse Nzovu njye njya kubana nawe naramubwiye uretse Nzovu niwe ufite inenge uretse mubwire Nzovu narambwiye ati reka mbanze mubwiye Nzovu reba amafaranga ukorera ku munsi guramo ingurube cyangwa ujye ugura ihene uri ingurube iwacu turabizi njye korora nifu uri kumva Nzovu akahita avuga ngo ihenera umugina ngo ingurube ngo igira umwanda kandi akaza yava mu kayakata avuga ukuntu ngo yanywera amafaranga mu 70 ngo 30 ngo yasohotse ngo nyine numva nta hejo heza afite nuwo gora nyine yibera nta gutekereza avuga ati ndagushyira amafaranga ndakora ukuntu uko ubwo se ubwo muntu erega Nzovu arashaje wari kugumya kumufata neza ntago yabishobora Nzovu se wamutegeka ase wowe uranyita ngo ndashaje ntago wamutegeka bisobanyo kwa munyamakuru ndashaje gute Nzovu arashaje pe nese ku cyese yanyemeye nimba nari nshaje weza ko atemewe w'umusore nase njye nari muzi mwaze ngo iki gisambo nta cyo ruzi cy'umunyamakuru Nzovu bare Nzovu wewe wagize amahirwe Esther arakwemera aragusazura aka kabwa gasa nka shitani mu maso yarasha we vuruma kakurya wari Esther Nzovu we amaje kuvuga integeza nawe ngavuga izewe mwabanye arya mvuze ngo iki nagavyibuka Nzovu inenge Esther ni wa mugore ngiye tubana ngiye nataga saa moya nkaba ndi mu rugo nkataha umukozi kuko iyo nagendaga mu gitondo umukozi namusigiraga amafaranga yo guhaha nta nubwo nahaga Esther nahaga umukozi ese kuki utayaga umugore wawe sinzi buriya hari impamvu iyihe mpamvu yes yitawe kuki utamaga ngo ari njere imba ari ukujera nibyo bya mbere muri iki gihe abagore dushaka aragenda akicara agakaraba akajya kwinywera icupa ugasanga umukozi nurimo kuguha keya uzi ko umukozi yasasaga uburiri bwacu uyu mugore yagendaga muto agashasha ni byose ibyo bintu reka nyera ntago rwari urugo rwari iki buri iyo bana n'umugabo ndetse mubwire iyo bana n'umugabo mukundana ukumva mwubaha nabari ubwenge bwawe urugo rwa Nzovu bivuga ngo ntabwo rwari urugo nanone n'abagabo mwe ntabwo rwari urugo n'abagabo mushaka gushaka iki se rutari urugo nasunze ndacyajya muri salo kwa manzi ko niba patera akunda ibintu by'imireti ibintu nyine ibintu by'amakaroni avanze n'amagi ninjye ubimutekera nabayemo ko kurya dufaranga tumara gushira ibaza heruka iwanjye yisukisha asa neza reba none asigasa ntabwo uzi impamvu njye niyogoshesheje biriya rero cya perike yanjye oya ni kakano nambaye karagira ubwo se pateri wayamwanduje oya kakano bakita nguki buriya buntu umuntu yambara mu ijosi natwita ngo iki se waguze ikintu utazi ishanete ntabwo biriya bintu ngenda bimenyere ku mubiri wanjye yego uri kumva cyangwa wasamye ibyo ni ibimenyetso cyangwa uratwite Nzovu ubundi ubu waramuteye inda ukaba uri ndanamuteye twamaze igihe gitoya igihe gitoya se n'umwana ahura n'umuntu rero azabyarira abandi uyu ni wa mugore ushobora no kumubya ushobora no kugira ngo abyare ugasanga umwana amusigira umukozi we yagiye kugotomera inzoga iyo mutuba yigiye gusuma Nzovu njye ntabwo njya mu kabari njye najyaga mu kabari mbana nawe agenda uri kumva ubu se njya mu bubari nuko nta mafaranga afite niyo munsi kujyanayo kandi twagenda
nuko ari amafaranga afite maze iminsi narahiye abandi bayabye abagore kandi washaka ukanamubona hari umugore yageze kuzana abura urufunguzo arasesera ibiki yakoze sesera gute Nzovu yaraseseye n'uwo mugore asesera mu ntuza munsi y'urugo wabibwiwe n'iki reka se warabimbwiye urufunguzo se Nzovu sha noneho hari umugore sha wamukubise Eh. natsinze vuba guhora iki koko Nzovu kandi shangira akaza akanza n'akamenyero akamenaho inzoga mu kabari iyi rapirike nayo kuyo kubera Nzovu yari yamenye inzoga kuburyo umuntu wese yumvaga ndi kunuka inzoga mu mutwe mpita nyikora mpita nogosha ndavuga kamaze mu meke mu bashiki bavuze ko ari ubukene mufite na pateri atabona amafaranga kugusukira sha Nzovu naga ari cyane ubukene pateri arimo kukurya amafaranga urakora ese umushyira pateri we ntagakora akora ibikisuri yakora iki sakora nawe ni hawe utacuza nyarwo abo ibiganiro se abikora igihe nk'ubu yarayanyweye icupa yasinze niyo makuru numvise umugore we bari barimo kubibwira kakajwe ese uwo mugore nawe atangiye kuvuga ibyo mu rugo rw'abantu Nzovu agira amagambo nabibwiye kakajwe umuntu rata arampamagaye twari turi kumwe kuri phone yumviriza kubi dore Nzovu wundi wari kuzanaruka ubwo yarangije ahita kuzanaruga ndoga gute se wacu bawe nose kuki wumviriza iwacu ko wahagiye bigeze bakuroga nose kuki wagiye wumviriza bakagura urukwavu bakaguha ibishyimbo tubana ibishyimbo warabigumanye bakaguha amateke urukwavu rese nujyana mu kabari bararwokesha nase nyuma mama nuko ngiye ntarya urukwavu warampamagara nandi kwikora ikiganiro uravuga iti se rwa rukwavu ngiye kurwotsa ku nganje ndusange na mukuru wanjye ati nta kuntu wadusanga nawe ukawuryaho si wabyanze sinjya ngira urukwavu kandi kuko sinjya ngira urukwavu nanjye urukwavu sindukunda ndakubwiye none wowe nta kibazo ni urwaye mukecuru nyoko uko yaguhaye genda urwotse ururye sibyo njye nibera ahandi mu kazi Nzovu ni ibihe bintu Esther ashobora guhindura mu buzima bwe akazagira urugo rukomeye wenda njye atabihinduye reka mbikubwire yego Esther ni wa muntu ukunda ubuzima bworoshye ese ko cyumva ko muri ubuzima bworoshye betse mbikubwire Esther reka mvuge nawe uravuga Esther ni wa muntu ukunda kwigira mu kabari agasunda akabyisha abagabo n'ibiki biriya binamutse abihagaritse ubwo nibwo ya masaha yajyaga ajya mu kabari agahaka umugabo we akamutekera singwa ngo umukozi atekere umugabo wiwe nawe ukajya kuri gaze ugatekera umugabo ukamenya ibyo akunda ukamuha keya Esther wakubaka ariko igihe uzaba ufite umukozi ukaba ngiye kwinywera inzoga n'iki n'ibiki wa mugabo nta n'iminsi muzamara ibyo bintu abyemeye kubihindura wakemera ko mwongera gusubirana Esther nashaka n'amafaranga namugura n'imodoka indi iyo nzoga simubuje kunywa inzoga iyo nzoga akazayinywa ngaragura imodoka se warayifite nizimo twese guhanga n'izabonetse niyone by'intubo n'imodoka wayigure Sandrine azava ku ishuri hano netse iriya modoka ya cyose yaguranga ahubwo njye iriya modoka y'inzu itari bageze Gisenyi nifitiye ubwoba ariko irakomeye hari umunsi igeze kumanuka ahantu ngira ngo iracika feri neza neza Nzovu aragira uti ibyo bintu bihinduye yakugurira imodoka niyo kaba ari kakandi bagenda nabanza yigurira Esther ni izina ry'Imana biriya bintu nibyo byatuma wubaka kuko buriya iyo ujyanye n'umugabo nubwo waba ujyanye n'umugabo wawe ukajya gusunda ukabyinisha abagabo wa mugabo arafunga kandi umugore nyamugore ushaka kubaka ntabwo ajya mu bintu by'amayoga ntasohoka mu tubari kubera mu rugo ni muri guma mu rugo se korona reka mbabwire mwabagore mwe nongera gushaka umugore ntuzajya imbere ya kamera ntuzanywa inzoga kandi bara bose ushaka kujya ari bashaka igikoma ugira ute ngenge mu kazi njye kubwira babu none kiri cya Nzovu uzi inzesho za Nzovu niba ni urugero atahanye umugati atahanye na bureba buri uzima mbura ira bureba natayiryaga wowe nakubeshye ko nayirya ariko ngiye nkunda na bureba ariko leta akabyuka ku mbuga nkoranyambaga akavuga ukagira ngo ni nk'ikintu kizima yaguze bareba ntayo wigeze kurya rimwe urahitwa njyewe ndayirya wowe urahitwa oya njyewe ndayikunda wagiye oya njyewe ndayirya oya uranambeshye wamazemo Ntabwo urambeshye Nzovu urambeshye ntabwo ujya urya marigarine bereba wigeze uyirya hehe ahubwo nabaguraga umugati ya migati yo muri alimantasiyo igura ipaki 3,000 ikaza
we n'umukozi we wagira ngo bari bararenze akajyamo udushishi akagira gute oya njyemo umuntu atabikiraga birangiza inzovu yaratangiye akavuga akajya ngo ejo ngo natanye umugati ngo burebanga ariko ngo yese ngo nabya niyanga mwese umuntu yivuga ibigwi se ibigwi bya bureba ni inzu se wavuye kugura n'izina ry'Imana ubwo ari ibigwi nayiguze 2,000 ubwo ni ibigwi Nese urumva ari make 2,000 urumva ari amafaranga bureba ni paka akantu kose uguze ukajya kwivuga ibigwi ukagira ngo ntacyo umugabo wivuze ibigwi ubwo se reka uvuze ko wubatse reka nkubwire ose nta mugabo ushobora kwivuga ibigwi uti ngiye mfite umugore nzovu dore nanone hari umukobwa yarafatisha nzovu kuguha naguha ari kugira amagambo we mukobwa akahita avuga ngo nyine akahita avuga ngo nyine ngo mugomba kwivuga ibigwi ujya kwivuga ibigwi wari wumva abagabo usika n'ababosi babakoresha gutya na gutya nabo bajya kubikora ko se bativuga ibigwi watubwira ababosi badukoresha bagiye kubikora ntabyo nzi bavuge ntabyo nzi ni wowe mvuze nzovu ni wowe mvuze ugira umunwa ugira umunwa usa n'ugapfuka umugabo ufite ako gwasi kakajwe uvuze kuko yokeje dusabe oya ako mani nukazavuga ko nesa nabi mani ni umwana mwiza kakajwi ni umugabo wacu arakuvuze ngo usiga uri manager wiwe ngo basinye amakontara ndabivuze sivyo yadoye amafaranga arakuvuze ngo arigiye ngo mujye mu bagore ntimubivuge inde ngiye nzabivuga ibazero umuntu w'umugabo gusa ufite ubwenge ese yakanarasubirana nawe uriya mugabo afite umugore wa muri Amerika nimba afite umugore wa muri Amerika akaba atangiye kuzabotsa twose se turi brushette turi inkoko murenze brushette nzovagira umunwa nawe ugira umunwa ariye nzafata supagura umunsi kabika mu tankomba mu uzayishyira kabika ngenda mukabirije none azabikore iyo supagura azayifate basize amarenga imisi utavuga icyambere sinywa rikeri niba uzayifata ngo oya nukwishyira ku munwa hano sinwa wabugiye kunyica twagera njya gufata supagura ukayishyira ku munwa umunwa uromoka ese ubwo wabikoze ufite ubwenge yari yasinze mwese wakora ibyo bintu uri umuntu muzima kandi est ibyo bintu nzovu avuga ubihinduye nzovu yakumye akagukunda cyane aranacyana agukunda apana umunenga ikizi nawe nabanze yumve ko ari umugabo mama byose ndi umugabo kandi nagutunze mabere nuko ngiye kuvuga ikintu kibi kandi abantu bajya bakati ejo bundi wagiye kugura telefoni gushyiraho 30,000 imbere y'Imana mu 30 nimba mbeshya Imana imana imwe koko yari bari baramwibye telefone yaguze indi bayimwibye turi kunga iyo kungaje nane namukiriho 20 ariko mbabwiye abantu bakurikirana tubicara uyu mugore ntabwo ajya nyemera ibyo mukorera niko kuvuga ngo rega nzovu neza gushima nagaripa ko ubibwira isi yose cyutuza wese kubivuga nzovu agira umunwa wowe ko cyo bivuga yuko utigeze unkunda ntabwo nigeze mukunda se njye ujye uciramo ikintu uzakunde pateri utangiye kuzana amazo watangiye ukajya ku miti hakiri kare ako mugani buriya pateri bwigeze bwipimisha na pateri oya mani bino ni inusa mani ni pateri ntago pateri ntago babana mani ejo bundi ngukubita agapara bari kunganje pateri yizana umukobwa mwiza w'ishungu y'ubwiza aba mugwe Sinofe against Sinofe biri abagore bamwe Sinofe oya ni Sinofe iriya y'umweru iba mu gacupa cyangwa muri kanete bayita Sinofe yo nuko ntazi ko bivuga ko amenya mvuyemo noneho iyo arimo gukora ikiganiro bibonye uyahise ava mu kiganiro arafuha nawe urishima oya nge ntago ahubwo se ntago nari ndaho atandahari ntago nari ndikunganje bibayeho uyahita afata mukuru we bajya kuri Esperance no pateri avugisha mukuru uyu nguyu kuko ntago uyu nguyu pateri ntago bari barimo kuvugana ko yari yarakaye ngo ibikireke amugiti mufate mitsinge ebyiri njye muze kumbwira ngo nzishyure abo barazatse pateri mukuru ngo yamuhamagaye agutiza mitsingi ntazo nishyura kuko ngo ni wahise uzishyura abangaba bahita bamamagara basanga Esperance igikondo sibyo ko bahinduye izina kagenda turajoyinga ibintu nk'ibyo ngibyo urajoyinga hari icyo se yose ni kimwe nase uraniwe wishyeze cyangwa n'umuntu mukuru wanjye yaragiye kureba wundi yarazishyura mukuru nawe wajyangwa agira ubugambo mwiza Imana yaramubwiye naga yo wazishyuye mani reba wa mugabo wambwiye ngo gose ngo muri kumwe netonga turamuga nago turi kumwe na mukuru wanjye mukuru wawe ese nzovu
mfate telefoni njye muhamagare umubaza ati ninde wishyuye se arabyanditse njye nanga amazina inzovu uretse aca amazina turi mu nzira ngende nari nayijimisha mubwire ko turi mu nzira tukoze nzovu mani nzovu yirirwa mwumva ikindi na ibindi buriya byo kuba umbwira ngo wiyamye mukuru wanjye ngo kuguhamagara unamwiyamina hano kuri kamera ese ntamamagara inzovu mwiyame inzovu nk'ubu Esther na Pateri bakoze ubukwe bakavuga ngo umwambarire ntabwo wagenda kwambarira Pateri ngo yarabyanze kubera si ngisa ko njye ubwawe nabutaha ni ishyari yabutaha ni ishyari rya nzovu nuko mbona ko n'ubwo bukwe nta buhari buhari ariko ni wowe ubigena nzovu ni wowe ubigena aya ngo ni imana yanjye alo mwiriwe mwiriwe amakuru ki se Doni abana ko barimo kurira ntabwo ari abawe abawe se ko bamaze kuba bakuru Denise ejo nari ndi kumwe na Esther turi kumwe ngenda mubwira nti Denise yambwiye ko cyagiye mwari muri hariya twari turi house Esperance ziriya mitsingi nta nzoga z'ibihumbi 3 waguze mwishyura mu yanyu uvuze neza wamfura sawa sawa urakoze ariko nyine yaramusubiye hari umuntu no mubyumvise kwinjira aho hantu oyoretse uba witonze nanga ko parareze kwinjira aho ngaho ubusaba ubanze wishyura amafaranga we ahita amafaranga wahita yishyuwe waje byarangiye we ahita yishyura muri ariko uwo mugabo yaraje yaramusubije ariko ni wese bananajyana nibwo yaje avuga ngo mwararanye neza kuki yavuze ngo twaranye kandi yaranye n'undi muntu njye ntabwo byo mbizi rero imana ishaka nzovu uheruka kubonana n'abana bawe abana banjye turaherukana mbaheruka mbashyiriye inkweto nk'ubu mama we avuze ngo ngiye kwishakirana n'umugabo w'umuzungu kandi tugiye kuba hanze abana bawe rero ndashaka ngo bafate ubagumane wabyemera abana n'abandi ntabwo ashaka kurera abana kubera icyayi ko nakureze ukwezi kose ibaze ukwezi abana rero yagize ngo ni nk'imyaka 5 amaraso yanjye ntabwo wabashobora nzovu Imana uzi nk'ubu Esther nzovu yabataye wemeye iriya defa wari ufite we twana we gahambirwe we Noheli urashaka kuba cyo ugenda gahambirwa Noheli umwisimuka noneho avuga Esther nk'ubongeye ukabwita twongeye dusubirane mwisubire twabana ndamuhamagara bimubwire nyine nta kibazo umva twabana amaziraherezo ariko si amazirantoki amaziraherezo kuburyo umwe yashyingura undi ariko ukareka iki twatugeso utuye tugeso ese nzovu izo ngeso ze wakihanganya ukabana nazo ariko ngiye ku nteye narabizi ko mfu ko buryo twabana mu nzu akazasohoka akajya gusunda akajuka saa 8 yo mugabo ndyamye ngo ubwo icyo gihe naba mbaye umugore ari we mugabo erega nawe wagiye ukaba muri kumwe agakora ibyo akora ukongera ukamufata akaboko mugataha ese yashaje anijyana oya igihe twabanye njye reka nzakubwiza ukuri igihe twabanye ese twajyanye si frigate twajyanye nka kangahe ko nyuma ndakasaza yijyana njye nkaza ntaha mu rugo nk'inkoko nkagenda umukozi akangaburira nkiryamira ubwo umugore akaza komanga igihe ashakiye kandi Esther wifuza kuba wabana nawe mukanabyarana nyine Doni izina ry'Imana mu ijuru nawe mubaza ndamukunda Esther ntureba wakemera ko nta kibi namukorera Esther agize n'umuntu ushaka kumukubita nakwemera kuvuga wanshobora se wowe ubonye nawe ariko nguteye waza kurwana cyangwa nakurwana niruka bakakwicurisha ibaze na saa 8 z'ijoro ni wasohoka unyara mu ibase
ibaze ubonye ahantu bari kunkubita Nyara wowe mwibase se. guje ngo kunyiza ubwoba ugira inde ubwoba buhise none ngende uwo mugore ibaze wigeze nyara mwibase geke Yesu we ubu utangiye kunsebya Oya. nanjye mvuga ibindi unyara mwibase rwose nanjye mvuga ibindi urabizi kandi bazi none igipangu cya nzovu uzi ibipangu bya nzovu iyo umuntu ansebeje oya nuko uvuze oya uzi impamvu uzavuga nuko uvuze ngo wandwanirira kandi ntabwo wabishobora kundwanirira kubera iki ibaze afite ibipangu bifungwa ibipangu ahantu habiri ariko ibaze gusohoka bikagira ubwoba afite ibase hariya ahita ayitongerezamo da nambe nanjye ko wataga wasinze ukaruka hirya ya matora kuri ya matora yawe ukaruka umukozi akarubikora mu gitondo nawe kuki utashaka nzovu ari ukuruka no kunyara mu nzu wenda kuruka no umuntu aba yanyweye ariko uzibirutse hoye ibirutse biranuka erega basi nduka buri munsi njye ntabwo nduka buri munsi ariko wowe unyara mu nzu buri munsi tujuru icyo gihe ni ukunsebya nzovu vugisha ukuri ariko biramaze mba nayinyayemo ibase n'iyanjye inzu njye wayikodeshagamo ndamaze mba nyara mu ibase wese ko wayinyaragamo njye nawe niyo nyara mwira base yawe wagenda wazanabaze tinya imana urahira tinya imana urahira niyo nyara mwira base yawe nzovu wanyaraga mukize wanyaraga mukize nari mfite ka kanuza keza kagura 7,000 agashyira ku hepfo y'umusego ariko esa wowe ibintu biba byarakwenda ngo ushaka kubyemera oya vugisha nzovu se mfite akadobo kanje kakari 7,000 keza ese ko nanyaraga mu ibase ndo wazimenaga si wowe inde wowe nzovu ntabwo yari nkumenera inkari nasa ni umukozi inde ni umukozi wazimenaga ndetse ndamena inkari zawe uziko njye nkunda guhamagara uriya mukozi ubu namuhamagara nkashyiraho parire muhamagara ariko ubundi tucyamaze byarago nimena inkari zawe pe namenaga izanjye esa inkari niwe wazimenaga nzovu njye ngafata ibase wanyayemo nk'umwana sinawe wameseraga bogisa njyewe cyakora wigeze kugura bogisa imwe wongera no ukazaba uzimesa ntabwo nize nzifura tujya tuvugisha ukuri esa tujya tuvugisha ukuri twarabanye n'abantu barabizi imbere ya kamera twakoranye ibiganiro amavideo arahari rwose winyihakana ntabwo tubana ariko ntukanyihakana kuko njye nkunda kukubwira ubu nurimo kunyihakana ubu ntayigihe hari umuntu uzakwihakana njyewe se kiri ku mwana wanjye cyangwa papa wanjye na mama wanjye nibo abantu bambabaza ku isi n'abandi bambabaza nzovu uko ubona yesi uba wumva byibuze wamubyaza nk'abana nk'abangana inde mubanye ari umuntu ushobotse nk'uko nguko izo nzovu afite abana bane gusa bashaka abandi bana bigisha ukuri mfite abana bane ako muze ngo nshatse umugore nk'uko yesi twabanaga ntitwarenze umwana umwe bakaba batanu abandi banjye na yesi nawe kuko yabyaye undi ndetse nawe akaba agize babiri yewe namfite batanu we none se ubwo umugore ko nawe wenda yakifuza kugira wenda nka 3 cyangwa 4 cyase nka 5 icyo gihe kandi aba bagore nase undi babo reka nkubwize ukuri abagore niba bafite udupira kugira ngo azakubyare twabona utuhe zabonapo onapo imeze gute niyo mpamvu mukunda kuva ya maraso adakama sibyo onapo nayo nzi nawe napurimo n'imbere y'Imana ukuri kw'Imana nayo nzi birirwa bakotsa ntihagire umuntu ugutera n'inda akoresha agakingirizo nose njye nkoreraho nta nubwo njya nkorana biriya bintu njyewe akoresha agakingirizo njye nabivuyemo birazira boro aha wazivuyemo gute na Esther yavuze ngo turabikoze namutera amabuye bene nabikoze mbere ko ubusenyi bikora Esther vugishwe dutandukanye njye nabari igihe tumaranye dutandukanye ntabwo uraryamana n'umugabo reka nimba ubeshya Imana iguhane sha ntabwo ndaryamana nabo nimba ubeshya Imana iguhane nabo ndaryamana nabo Imana iguhane Imana iri cyariko Imana iguhane nawe ucika amaguru njye dutandukanye njye maze kuryamana n'inda zigeze muri zingahe njye nzavugisha ukuri ari Esther nimba tukimara gutandukana ukaba wararyamanye n'umugabo Imana iguhane ubu nabaye isugi Imana iguhane kandi ako kanzabura nkakubwira agake Imana iguhane kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka ubu narajijutse njye ntabwo ndi nyiri wa kera najijutse gutari ashatse baragukunda pe birabinagaragara agaca umugani ngakunda ugukunda bakunda abandi kandi barabikubwiraga reka njye nkubwize ukuri babu reka nkubwize ukuri u Rwanda tugeze kuri miliyoni zingahe si 14 magana angahe
14 ubwo se nimba Esther avuga ko atankunda ariko ngo mfite abandi benshi bankunda njyewe agasina bagira kwanga bati- se kucyumva ko nkwanga njyewe icyo tutakorana ukuba umugore n'umugabo ngo tubane mu nzu kuba rero twabana ku kazi iwanjye No, ukansura nanjye nkagusura ni nicyo kintu ni nacyo ugiye kuzaza wicuza imbere Imana twabanye mu nzu ntabwo twabanye inzovu ariko nzovu wimura ibintu ukabivana iwawe ukabizana iwanjye reka nkubwire nzovu ubu sinshobora nko kubona ubuzima bwanze bukananira nkabona nk'umuntu nkavuga ati "Okay, nari nzi tukabana gutyo ukancumbikira noneho kandi warikodeshezaga inzu ugasigamo n'amafaranga yawe buriya bushobozi rero happy nayo isigayemo nta bushobozi nari wari ubizi Esther. tese ntabyo wari uzirega ntabwo umuntu amenya ubuzima bw'umuntu bwose ari mama Sandrine mwabyaranye na Queen na Esther Queen ni wese mama Queen we cya kihebe mama Queen urumva cya na cyaramukubitaga Esther niwe mugore wakunze bya nyabyo by'umutima buriya babareka ngo ikintu kimwe buri umugore wakubyariye uguhekeye sibyo niwe ushobora guha agaciro kandi mama Queen uwo nguwo uvuga ntabwo twe tubana mu nzu n'umugabo n'umugore iyo havuye reka se nkubwire njye nzakubwiza ukuri iyo havuye mu Sandrine Esther afata umwanya wa kabiri Esther abitaba mama Queen Esther ni wa muntu tumaze kubana wampinduye ubuzima mu isuku akabita inzovu ambara neza agira ati twari dufite umukozi akamfurira inzovu ujya muri dushe karaba ubukeye yogosheshe ngewe icyo kintu Esther ntakimushimira sibyo nawe igihe abandi bumvaga ko bakwiba nka mama Queen njye nta kintu nabahisha twe gutahana ubukwe ahantu yari yarashatse bagura n'amayoga icyo gihe kuri telefone yanditseho nka 700 ndagira mbagurira inzoga sigaranaho amafaranga 520. ubwo wakoresheje nka 200 ubwo ngubwo turatega nkaho twaruta i Kigali mama Queen ubwo njya kwishyura inzoga banywaga yacunze umubare w'ibanga arambwira ngo nimuteze telefone ahamagare ahita akuraho 400 ansigira 120. ubwo twaje dutongana mu itagisi twenda kurwana kuko buri umuntu iyo yakwibye nta jambo aba afite kuko bazi ko yamaze kukwiba amafaranga ahita yohereza undi kuri telefone ngiye mpamagaye mutengo bayahagarikishe bavuga ngo amafaranga bamaze kuyabikuza usibye ko uwo yayahaye arapasuye nawe niyo yafashe 200. ubwo ndagenda mpita njya mu gashyekero n'umujinya mpita nanjye njya mu kabari utwo nasigaye nanjye ndatumiwe yose buriya rero umuntu ntabwo wavuga ngo murakundana umuntu ukwiba ariko ukwiba buriya ntabwo muba mukundana rero niyo mpamvu mubwiye mama Sandrine Esther umwe yaba uwa mbere undi akaba uwa kabiri inzovu bakubwiye ngo aka kanya tugane ku musozo ndumva ari nacyo kibazo cya nyuma ngiye kukubaza bakubwiye ngo aka kanya ugiye kwitaba Imana ugiye kuva muri ubu buzima bakakubwira ngo ariko uwemerewe gukora ibintu bitatu mbere yuko uva muri ubu buzima nibe ibintu bitatu uhita ukora ako kanya bitatu njye nabanza nkariraha ubanza ukarigiraho gute mfite amafaranga nabanza nkashaka umugore w'umuzungu tukaryamana mfite amafaranga nafata indege nkabanza nkajya muri Amerika nkagenda mu ndege noneho nkagenda nkinywera amayoga nkajoyinga noneho nkagaruka i Kigali mpita mva mu buzima akiri nibagiwe nabanza none nkafata abana banjye famiye yanjye cyane abana ni famiye nzovu wabonye amafaranga ntabwo ubwenge wabwibuka ubwo bavuze mbere yuko upfa none nanjye nkafata abana banjye nkabagira inama siye nama nzovu bana banjye ubuzima nabayemo ntimuzabugemo ntimuzajye mu ndaya ntimuzajye mute mwige mugere gute muzitunge nashaka nkava kuri iyi si waba ubisoje wowe ugiye mbere yo kuva ku isi ni ibihe bintu reka tubwire na Esther ngo iki bakubwiye ngo aka kanya ugiye gupfa ariko wemerewe gusiga ukoze ibintu bitatu ushaka ibintu bitatu icya mbere yabanza korora ingurube nkagira ni bivuga bitatu nase wari uvuze ngo iki
icya mbere Mm. urabona ko nyine bimaze igihe najya mbona umukobwa wanjye uri kumva ni ukugira ngo ahita urumva agiye gupfa bamwuma yanaguherekeza ariko icyo gihe uba utarapfa agera wamusaba papa we nk'uko asanzwe amukwima ntamuguye kuko ubwo umwana wawe uzanamubona Esther cyagiye bavuga ngo umuntu ashizemo umwuka orunere wawe niwe waza kugushyiraho agataka niwe wagufatira umusaraba gutya oya bamumuha urumva agiye gupfa bamumuha ariko nanjye abana banjye bigeze kure ariko njyewe abana banjye umugore ntabwo yigeze abanyuma n'ubu mbishatse nabwo mu nsure tukararana bakanateka uri kumva nkamuzana nkamusohokana tukishimana uri kumva nagize ngo tukajya iwacu mu cyaro akajya kureba nyirakuru na sogokuru we uri kumva tukaganira nkahamagara nk'inshuti zanjye cyangwa barumuna banjye na bakuru banjye nkabasaba imbabazi ibyo wabahemukiye buri kintu ntabwo nigeze memukira ariko buri muntu wese mwajyanye mu bapfumu uri kumva ariko wasaba n'Imana ko wagiye mu bapfumu urumva nkasaba nyine n'Imana nkavuga ngo Mana umbabarire kuri ibyaha nakoze nyiri mu isi uzanyiturize mu ijoro sawa sawa bye bye ndabashimiye cyane nuko ndumva akora